kimwe cyane. Rero nawe ubaka icyo gicaniro baguca intege, ubaka icyo gicaniro baguseka, ubaka icyo gicaniro bagukwena, ariko uhumure ntucike intege ucyubake. Ndagira nkubwire ngo icyo gicaniro kizakora. Yesu nashimwe cyane. Twibaza ngo ese kuki abantu uyu munsi ikintu gishishikaje abantu cyane kujya gutamba ibitambo, batambira Satani ibitambo niki? Barashaka iki? Kuki bajya kujyana ibitambo kwa Satani? Abantu benshi nako abantu bose bakunda ubukire. Umuntu akunda gukira, iyo yamara gukira izina rye rikamamara, akagira ubushobozi, akagira ububasha, ku buryo aho ageze bamuri organizinga nyine nk'umuntu ukomeye, akumva ko akomeye ahambaye kurenza n'abandi. Iyo rero umuntu atageze kuri abona isi mwereka ko atazagera kuri za ntego ze zo kuzaba icyamamare, akaba umukire, akaba umuntu wakwifuzwa n'abantu bose kubera ibyo atunze, atangira gutekereza kuki kanaka ibyo niba ntekereza ko nge nakabaye ndi umukire wa mbere nkabona abandi banduta, ntangira kwibaza ngo kubera iki abandi bakira bakansiga. Iyo ntangiye kubitekereza gutyo, kubyibaza si bibi, aho cyo ngiye gukora nyuma yuko mbyibaza nicyo kibi. Nshobora kuvuga ngo nanjye ngiye gusenga Imana kugira ngo Imana inkingurire imiryango. Nshobora no kuvuga ngo reka ngiye gushaka abarozi, ngiye gushaka abapfumu, bakantuma ibitamba nkabitamba kugira ngo banzamure nanone banshyira handi hejuru. Abapfumu barakuzamura pe, ndabyemera ko dufite ubuhamya bw'ibyo abo twaboneyeho na n'uyu munsi bahari. Ntabwo ari byiza, ntabwo twavuga amazina yabo, ariko turabizi ko kandi turaziranye nabo barabizi ko tubizi. Abagiye mu bapfumu bakabazamura, akagera ahantu abapfumu ibyabo aho birangirira bakamurekura kongera akikubita hasi agasubira kuri zero. Bakubeshye ko bashoboye, ariko ntabwo bashoboye, ndakubwiza ukuri. Rero abantu kenshi kubera kwihutira gushaka gukira vuba, hari abana b'abahungu hano muri Kigali ambwira story kuko twariganye turaziranye. Ambwira ukuntu bagiye kuraguza, bagiye ku mupfumu, bagezeyo bahuriyeyo umwe ashaka gukwepa mugenzi we n'ushaka kumukwepa, birangije umwe arabatorega wikwirwe nkwepa kuko ibyakuzanye nanjye nibyo byanzanye. Aha ngaha twese hasi kwa muganga, hasi mu isoko, kugira ngo mviyo navuye nzaha nawe uhavuza aha, ibyatuzanye birasa, wikongera ku nkwepa. Niba kugeza na n'uyu munsi tuvugana, hari abantu hano muri generation yacu bakifite imyumvire yumva ko umupfumu hari ikintu yakora ku buzima bwabo. Ubwoko bw'Imana ndayabirenge ibintu byo gutamba ibitambo ni mu bigabanya, ni mu byihorere pe. Satani ntacyagira, ni umutindi, ni umuhemu gusa, ni wo kwica abantu. Ngo ibiri birava ngo cyamuzanye nta kintu, ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura. Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Mbahaye ikaze kuri uyu munsi nanone w'amasengesho. Twatangiye turimo kugenda dusenga, dufite intego ivuga ngo ni ugusenya ibicaniro bya Satani ku buzima bwacu. Ababashije kuyakora turimo Imana y'umuje ibaho umugisha. Wabashije kwiriza ubusa mugasenga, Imana ibumve kandi bagirire neza. Ndetse n'abatabashije kwiriza ubusa kubera impamvu zitandukanye, ariko bumvaga mu mutima bashaka gusenga aya masengesho kandi birije ubusa, ariko ntibibakundiye kuko impamvu zitandukanye. Impamvu zo hari n'ababyeyi bonsa bafite abana, birije ubusa, ubwo ugiye kwiriza n'umwana w'uruhinja kandi bitari bukunde. Nanone hari abandi mu bihe nk'ibi kubwo mubiri, kubw'uburwayi wenda hari imiti munywa itabemerera kuba mwakwiriza ubusa. Ntacyo, turifatanya namwe kandi turahababera. Namwe muze tubane mu mwuka umwe dusenge kugira ngo Imana yacu idushoboze dusenye ibicaniro byo mu miryango yacu. Yesu nashimwe cyane. Ndacyakomeza no kubivuga mbishimangira mvuga ko ibi bicaniro turimo kuvuga, haba abanyarwanda, haba abanyafurika ndetse n'ayandi moko yose, ibi bicaniro byabaye mu miryango yacu kuva kera. Byabaye mu miryango yacu kuva kera cyane, mbere ya kera basogokuruza, uhereye nko kuwa 10 mpaka ukaza ukageza nko kuri data uyu munsi cyangwa sogokuru. Wenda abagerageje gusa nk'ababicika
bashobora kuba barabirekeye wenda nko ku gisekuru uhereye nko kuri jyewe ubundi uvuga ngo nka sogokuru wanjye wenda yabiretse, ariko abandi benshi barabikoze kugeza kuri base, ndetse na n'uyu munsi hari abakibikora. Biriya bitambo rero bigira imbaraga zikomeye cyane ku buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Ushize narababwiye n'ubundi abisubiramo, iyi si twese uko tuyijeho tuyinjiranamo amahirwe angana. Nta muntu n'umwe ku isi y'Imana wigeze avuka avuga ngo, ngira ngo muri Bibiliya umuntu nabonye Bibiliya ivuga ngo Imana yavuze ko yanze ni uwitwa Esau, ngo Yakobo nakunze na Esau nanze. Ariko nubwo Imana ivuga ko yanze abamukomotseho bose, nubwo batabaye ab'ubugingo, ariko mu buzima busanzwe baratunze, barakize, bameze neza, nta kintu na kimwe babuze. Yesu nashimwe cyane. Inkomoko cyangwa se ikintu gikomeza kugenda gihembera, ikintu cyitwa ubukene mu miryango yacu muri Afurika, mu Banyarwanda by'umwihariko. Ubukene, iyo haje ubukene haza inzangano, iyo haje inzangano habaho ayo matiku adashira buri munsi. Ahari amatiku adashira buri munsi hazamo uburozi, kurogana, ibyo byose nta handi hantu bikomoka, bifite ni umwotsi ucumba uvuye ku gicaniro kiri ahantu runaka. Yesu nashimwe cyane. Iyo tuza kugira Imana, Afurika ikaba yaramenye Imana kera, yanayimenye kera nuko itayikomeje gusa, none bagakomeza kugenda bamenya Imana bagasenga. Twese jyewe nawe munkurikira twavukira mu miryango ikijijwe, yubaha Imana, isenga Imana, ntabwo twakabaye turi mu buzima tubayemo uyu munsi. Abantu barakora akazi aho umuntu yakenera promotion akirukanka ajya gushaka umupfumu, akamutuma igitambo kugira ngo gitambe abone uko azamuka mu ntera. Umuntu araba agiye gushaka, bakajya gushaka abapfumu. Umuntu arajya gushaka akazi, yatinda kukabona akajya ku mupfumu kumusaba. Nuvuga ngo n'ubundi bya bicaniro, bya bitambo byatangwaga, ya masezerano abantu baracyarimo kugenda n'uyu munsi bagenda bayasubiramo. Kuriya kugenda bayasubiramo ni ugushyira ubuzima bwabo n'ubugingo bwabo mu kaga ka generation nanone zikurikiraho. Kuko Bibiliya iravuga ngo ntabwo iby'abazima bibazwa abazimu, ntabwo ushobora kujya kubaza umuzimu ibyawe. Ariko mu myemerere y'Abanyarwanda bo bavuga yuko ngo iby'abazima bibazwa abazimu, nuvuga ngo bemera ko umuzimu afite ububasha cyangwa se uburenganzira ku muntu. Ntabwo rero ari byo. Ibira bintu abantu kubikora ni ibintu bibi, inama nabaha no kubireka kandi mukabizibukira burundu mukabivamo. Biriya bintu mugenda mujya mu bapfumu mukajyayo, mukajya kuraguza, bakabatuma ibitambo, mukabitwara, bakabashandaga, bagakora ibiki, murimo murarenewinga amasezerano yagiye asinywa na basogokuru banyu, none namwe murashyiramo n'abana banyu mukabashyira mu kaga, kandi ntago ari byo. Yesu nashimwe cyane. Rero ibi bicaniro turimo turwana nabyo, ntugire ngo ni ibintu byubatswe nona, bifite imbaraga, birakomeye cyane ko haba nk'igihe usanga mu muryango hakijijwemo umuntu umwe, niba avukana n'abandi bantu 8 cyangwa 9 badakijijwe, uyu munsi arimo ararwana no gusenya ibicaniro by'iwabo, abandi bakongera bakabyubaka. Bizagorana cyane kugira ngo ibicaniro bya Satani bizahave, kuko harimo bakirimo kubyubaka. Ariko kubera ko Imana ari Imana, kandi Imana ifite imbaraga zirenze ko tuzitekereza, ndetse na Satani ubwo akabazi neza ko imbaraga ubyo yerekana ko afite nk'imbaraga atari imbaraga, ahubwo imbaraga ari iz'Imana isumba byose. Niyo yaba umwana muto muri ibyo yavuze ngo niyo yaba ari umwana muto uzi gusenga Imana, nuvuga ngo niyo yaba ari umwana muto ukijwe muri uwo muryango, wowe unkurikiye ukijwe mu muryango w'iwanyu wenyine, abandi badakijijwe bakaba bakijya kuraguza, bagiterekera, bagitambira Satani ibitambo, wicika intege, wewe komeza usenga Imana. Umunsi umwe uzasanga abantu bose muri uwo muryango biriya bicaniro byasenyutse, iwanyu ho hazamutse igicaniro cy'Imana. Yesu nashimwe cyane. Kubera ko ntabwo Imana ikenera ingabo nyinshi kugira ngo ikore. Umuntu umwe wenyine gusa uyemerera, Imana iramukoresha igahindura amateka y'isi yose. Uyu munsi ubutumwa ndimo kuvuga hano, ndimo ndavuga Yesu Kristo waje akavuga ubutumwa agahindura isi, na n'uyu munsi uko yavuze ubutumwa turacyabuvuga, ibitangazo n'ibimenyetso byakorwaga n'uyu munsi biracyakorwa, nyamara Yesu yarigendeye. Nuvuga ngo mu buryo bw'umubiri ntabwo tukimubona anagenda, uretse ko yaduhaye isezerano rivuga ko azabana natwe kugeza ku mperuka, na n'uyu munsi turi kumwe nawe mu mwuka no mu kwizera. Ariko mu buryo bw'umubiri ko agenda hariya nk'uko yahabaga, abagendanye nawe bamubonye, uyu munsi ntawe gihari. Yesu nashimwe cyane.
rero nawe ubaka icyo gicaniro baguca intege, ubaka icyo gicaniro baguseka, ubaka icyo gicaniro bagukwena, ariko uhumure ntucike intege ucyubake. Ndagira ngo nkubwire icyo gicaniro kizakora. Yesu nashimwe cyane. Twibaza ngo ese kuki abantu uyu munsi ikintu gishishikaje abantu cyane kujya gutamba ibitambo, batambira Satani ibitambo niki? Barashaka iki? Kuki bajya kujyana ibitambo kwa Satani? Abantu benshi nako abantu bose bakunda ubukire. Umuntu akunda gukira, iyo yamara gukira izina rye rikamamara, akagira ubushobozi, akagira ububasha, ku buryo aho ageze bamuri organizinga nyine nk'umuntu ukomeye, akumva ko akomeye ahambaye kurenza n'abandi. Iyo rero umuntu atageze kuri abona isi mwereka ko atazagera kuri za ntego ze zo kuzaba icyamamare, akaba umukire, akaba umuntu wakwifuzwa n'abantu bose kubera ibyo atunze, atangira gutekereza kuki kanaka. Ibyo niba ntekereza ko gena akabaye ndi umukire wa mbere nkabona abandi banduta, ntangira kwibaza ngo kubera iki abandi bakira bakansiga. Iyo ntangiye kubitekereza gutyo, kubyibaza si bibi, ahubwo icyo ngiye gukora nyuma yuko mbyibaza nicyo kibi. Nshobora kuvuga ngo nanjye ngiye gusenga Imana kugira ngo Imana inkingurire imiryango. Nshobora no kuvuga ngo reka njye gushaka abarozi, njye gushaka abapfumu, bakantu bitamba nkabitamba kugira ngo banzamure nanone banshyira handi hejuru. Abapfumu barakuzamura pe, ndabyemera ko dufite ubuhamya bw'ibyo abo twaboneyeho na n'uyu munsi bahari. Ntabwo ari byiza, ntabwo twavuga amazina yabo, ariko turabizi ko kandi turaziranye nabo barabizi ko tubizi. Abagiye mu bapfumu bakabazamura, akagera ahantu abapfumu ibyabo aho birangirira bakamurekura kongera akikubita hasi agasubira kuri zero. Bakubeshye ko bashoboye, ariko ntabwo bashoboye, ndakubwiza ukuri. Rero bango ubukire Imana iduha ngo ntabwo yongeraho umubabaro, ariko ubukire bw'abari abapfumu busozanye n'umubabaro. Ukirubabara ukazasoza nabi. Rero ibi bicaniro mubona abantu bakomeza kugenda batamba bikomoka aho ngaho. Iyo hajemo ko umuntu yumva atageze ku mwanya runaka yashaka kugeraho, muri we hazamo ikintu cyitwa ishyari. Iyo hajemo ishyari rero, atangira gutekereza ko yakura mugenzi we mu nzira kugira ngo ahagarare muri wa mwanya mugenzi we arimo. Iyo abakobwa bapfuye umuhungu bamwe batigenda ashaka kanaka ko ashaka, undi ati kanaka kanshaka, harabirukankira kujya kuroga, akajya kurogesha mugenzi we akamwica kugira ngo azashake wa muhungu. N'abahungu nu muri business umuntu apiganira isoko bati kanaka azaritwara, yavuga ati kanaka azaritwara akugira ngo ari intware, reka nkwereke mwikize vuba na vuba, akiruhanka ajya gutanga igitambo kugira ngo uya muntu bamwice. Niba mara kumwica atware rya soko, akaba aritwaye akarikora mu by'ukuri, ariko akarikora n'umutima uzi neza ko yuririye ku maraso y'umuntu yamenye inzira karengana. Biriya bintu byo gutamba ibitambo kugira ngo ubushake kugera ku nyungu zawe, ariko abandi bantu babuze ubuzima cyangwa se babuze amahirwe yabo, ni ibintu bikwereka ko bigufashije mu minsi mike, ariko hirya none bikazakugiraho ingaruka ndetse no ku bana bawe. Rero biriya ngo nitwirukane Satani ngo nawe azaduhunga. Ndagira ngo mbahe inama bankurikiye, nimwirukane Satani nawe azabahunga, kuko ibintu byo kugendana n'imizimu, kugendana no kuraguza, kugendana no kubandwa, kugendana no guterekera, biriya ni ibintu bidafite garanti, bigushuka, bigira ama conditions menshi. Iyo utabikoze, iyo wishe amategeko yabyo biraguhana. Ndagira ngo mbabwire ngo biriya bintu ni mubireke. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri iki kintu. Nababwiye amagambo menshi avugirwa igicaniro iyo gihari bashyizeho igitambo, uwazanye igitambo n'urimo kucyakira n'umuzimu arimo kuvugana nawe, bagira isezerano basezerana. Habaho gusinyana amasezerano, habaho guhiga imihigo, habaho igihe cyo kujya guhigura iyo mihigo, habaho ibintu byinshi bavugira aho ngaho. Iyo bihavugiye rero hari icyo bagusaba kwishyura. Iyo bagusabye kwishyura baravuga ati genda uzane ihene, genda uzane ikimasa, genda uzane amafaranga, genda uzane ibyo uzana byose, inkoko, genda ubizane ukaza ugatanga. Iyo umaze gutanga iriya tungo bakaryica, amaraso yayo ukagirana n'amasezerano, ririya sezerano riba rizakomeza rikagukurikirana kugeza igihe cyose rihora riguhamagara kujya gutwara ikindi gitambo. Ntabwo ari ibintu ukora ngo birangire, ntabwo ari deal ukora ngo muyirangize ugende n'abagende, ntabwo bibaho. Ntabwo Satani ushobora kumubwira ngo dukorane deal y'isaha imwe tuyirangize ugende ngende. Iyo ugiye gukora akubwira ngo n'ubutaha kuko nabararya azakina ko nejo wongera ukamuzanira ibindi. Tumaze iminsi turimo dusenga turwana no gusenya bino bintu mu miryango yacu. Ni byinshi cyane mu miryango yacu, harimo ibintu byinshi. Abantu umuntu aragwamagara akubwira ibintu, undi akakubwira ibi, ugasanga mu by'ukuri ubuzima bw'abanyarwanda hafi bwose burasa. Rero ndagira ngo mbasabe ni muze dusenga Imana, dusenye bino bicaniro, twubaka igicaniro cy'Imana. Nibwo tuzagira amahoro,
nibwo tuzagira umugisha twebwe twumva dushaka. Kuko abapfumu barabeshya nabihamya ko babeshya abantu benshi nabonye, babeshya abantu benshi, ubuhamya ndabufite, abaza batubwira, abaturabihana bagira gute. Abapfumu barabeshya, barakunyaga, bakakubeshya, bakaguha ibintu bitari, bakakwanduriza ubusa. Uyu munsi tugiye kureba umugabo umwe wagiye ku rugamba ararwana, abonye ko urugamba rumutuze, agiye gutsindwa, ananiwe, agiye gufatwa amateka, yirukankana igitamba aragitamba. Amaze kugitamba, abari bamwirukankanye basubira inyuma. Wakwibaza ukuntu umuntu abonye ko urugamba rumunaniye, yarangiza agatamba igitambo, yamara kugitamba wa wundi bamwirukankanaga agasubira inyuma. Igitambo gifite ibintu byinshi cyane gikora ku buzima bw'abantu. Reka dusome Bibiliya, Abami ba kabiri igice cyaho cya 3. Ni inkuru ndende, ushoboye waza gusoma uhereye ku gice ku murongo wa mbere ugasozanya n'umurongo 27, ariko ngenda gusomamo imirongo 2 yonyine kubera ko umwanya ntago byaza kunkundira ko nsoma kino gice cyose. Reka duhere ku murongo wa 26. Biravuga ngo maze umwami wa Mowabu abonye ku rugamba rumugasiye, ajyana abagabo 700 bitwaje inkota kugira ngo babatwaze bagere ku mwami wa Edomu, ariko ntibabishobora. Bibananiye niko kwenda umwana we w'imfura w'umuhungu uzima ingoma ye, umwana we w'imfura w'umuhungu uzima ingoma ye, amutambaho igitambo cyoswa hejuru y'inkike z'amabuye, bituma Abamowabu barakarira Abisirayeli cyane. Abisirayeli baherako barabareka basubira iwabo. Umwami wa Mowabu yarwanye, yatewe n'abami batatu bari bishyize hamwe. Hari harimo umwami wa Yuda Yehoshafati, hari harimo umwami w'Abisirayeli, hari harimo n'umwami wa Edomu. Noneho uko bamwatatse bararwana, muraza gusoma ziriya nkuru. Hari aho babanje bagiye kugenda, Yehoshafati aravuga ati tubanze tubaze Imana. Elisa arabahanurira, abanza kubwira umwami wa Isirayeli ati hataba Yehoshafati ntago we ntacyo nakakuvuganye nawe, kuko urabizi ko wowe naso n'inzu ya so mwakoreye, uyari umuhungu wa Ahabu, mwakoreye ibigirwamana, mwemereye imizimu na shitani. Rero kubwa Yehoshafati reka nemere mbikore. Aravuga ati nimunzanire umucuranzi, baramuzana, atangiye kuririmba, umwuka w'Imana muzaho, arabaha, ababwira uko biri bugende, ndetse nabahane na garanti y'intsinzi ku rugamba bagiye kujyaho. Bamaze kugenda bararwana, noneho uyu mwami wa Mowabu bamurusha imbaraga. Bamurushije imbaraga, igihe abonye nk'igihe bakabaye bamufata, ngo arirukanka ageza n'abasirikare 700 birukanka bagenda bagiye gufata, agira ngo bagende bagere ku mwami wa Edomu. Ngo nabyo ntibyamushobokera, biramunanira. Bimaze kumunanira, icyo yakoze niki? Yaragiye afata umwana we w'imfura, umwana w'imfura w'umuhungu wagombaga kuzasimbura se, akaragwa ubwami bwa se, agasimbura se ku ngoma. Ngo aramufata aramutamba. Iyo igitambo cyoswa ni igitambo bashyira ku muriro kigashya kigakongoka kikarangiriraho. Aramufata amushyira ku gitambo. Yatambiraga ikigirwamana bita Moleki. Nuvuga ngo Moleki ni ikigirwamana gitanga intsinzi ku rugamba, gitanga iyo abantu barwana, kibaha imbaraga mu myemerere yabo. We yagiye kumuha cya kigirwamana kugira ngo abone imbaraga zo kuza guhangana n'urugamba. Ngo amaze kumutamba, abandi babibonye, ngo abantu biwabo barababara cyane, igihugu cyose ngo bararakara, ngo none Abisirayeli basubira inyuma. No kuvuga ngo urwa rugamba rwashojwe na kiriya gitambo uriya muntu yaratambye. Ndagira ngo rero inyigisho yacu turayikomora hanga niho tugiye kuganirira. Twibaze ibibazo. Ubundi mu mategeko y'Imana yahaye Abisirayeli igihe bavaga muri Egiputa, Imana irimo ibabwira ibyo imihango y'Abalewi n'abatambyi nuko bazakora imirimo y'Imana, nuko bazatamba n'ibitambo bazatamba. Imana yabihanangirije ko batazigera bafata umuntu wo mu rubyaro rwawe ngo umutware ujye kumushyira ku gicaniro umutambi. Mu Balewi 18:21, reka tuhasome niko Bibiliya ivuga. Biravuga ngo Abalewi 18:21, ntugatange uwo mu rubyaro rwawe ngo umutambire Moleki, cya kigirwamana n'ubundi bano batambiye umwana wabo. Kubera ko iki kigirwamana cyabaga i Kanani, barabikoraga Abanyakanani.
no muri Egiputa cyabagayo. Imana ibwira Abisirayeli ngo ntimuzafata abana banyu ngo mubatambire kiriya kigirwamana. Nababwiye dutangira nababwiye ko hari igicaniro cy'Imana hakaba n'igicaniro cya Satani. Abakorera Imana bagira igicaniro cy'Imana batambiraho ibitambo. Abakorera Satani bagira igicaniro batambiraho ibitambo batambira Satani. Imana kuko itemera ko bafata abantu ngo babambe babatambe nk'igitambo, Yesu nashimwe cyane, bajye ku muriro bashye, irababuza ngo ntimuzabikore. Niyo mwagira mu kaga mukabona nk'uko bariya babivuga ko iyo bagezeho urugamba rubakomereye bafata umwana w'umuhungu bakamutambira kiriya kigirwamana bakabona imbaraga, mwebwe imbaraga zanyu ntabwo zizava ku gitambo cy'abana mwatambye, ahubwo giye Imana yanyu nige imbaraga zanyu, nige kunesha kwanyu, nige gushobora kwanyu. Yesu nashimwe cyane. Baraza nuvuga ngo mu mategeko y'Imana ntabwo twemereye gutamba abana bacu ngo tubashyire ku muriro tubice. Ariko abatambira Satani barabatanga. Iyo ashaka imbaraga aramutanga, iyo ashaka umutungo aramutanga, iyo ashaka gukomera aramutanga, iyo ashaka kwamamara aramutanga. Iyo abantu benshi kubera inyota sinzi ngira ngo niba ari Satani yagiye mu bantu abumvisha ko umuntu ugomba kubaho ari uko wenda uruta abandi bantu, wabarusha sinka nyinshi, ukabarusha amafaranga menshi, izina ryawe rikamamara cyane, ukumva ko aribwo wabaye umuntu wabaye successful mu buzima. Ntabwo ari byo, biriya ni ukubeshya, kuko ntabwo success y'umuntu ipimirwa ku butunzi afite, never. Yesu nashimwe cyane. Ko ushobora kuvuga ngo ngewe ndashaka kugira ngo na n'uyu munsi bajye kuvuga ngo kanaka uriya muryango kwa runaka, reka tuwufatire icyitegererezo nk'umuryango mwiza, twafatira icyitegererezo. Ibijyanye n'umutungo ntabwo ari yo ngingo yashengerwaho. Ndababwira impamvu. Ntabwo dushobora kuvuga ngo tugiye gufatira icyitegererezo ku muryango kwa runaka ko ari umuryango ukomeye utinyitse w'icyubahiro, kubera yuko niwo muryango twafatira urugero nk'umuryango umeze neza, ufite amaboko, ufite ubukire, uri successful. Ntabwo byashoboka, kubera ko niba muri uwo muryango harimo ibiraro, niko tumbwira ngo umuryango se bose iyo family yabaye successful kandi harimo abantu bamwe urumogi bari bahora amagereza buri munsi, ibyo ntabwo byashoboka. None se wambwira ngo iriya family imeze neza kandi yuzuyemo abantu babasazi bagenda bati nkonda mu nzira, nubwo haba hari ubutunzi bwa mbere, ntabwo dushobora kuvuga ngo iriya family yabaye successful mu gihe tukibona ko hari ibindi bintu bitagira, hari ibicaniro bihubatse. Yesu nashimwe cyane. None se wambwira ngo wabaye successful, nibyo waremeye, wafashe uratamba ibyo bitambo, wubaka ibicaniro by'abarozi baguha imbaraga. None abakobwa bose wabyaye bawuheze mu rugo ntabwo bigeze bashaka, abahungu babaye ibirara nabo ntibigeze bashaka. None se gucyo gihe ubwo butunzi bwabo kumariye ntacyo bwaba bumaze. Uburutwa nanone na wa muntu w'umukene hariya wibera mu buzima bwe ubreaking, ubereye hariya wifitiye ibyarya n'ibyarnywa, akiryamira, abana bakiga. Hari iyo bita point of iyo bita break even point muri economics, nuvuga ngo nta loss nta na profit, ariko survival irahari. Rero nuvuga ngo umuntu wibereye hariya just surviving, araryama, arabyuka, abana be barigenda amashuri aciriritse, nta kibazo afite, abana bameze neza, bazimana, barasenga, barakishijwe, nta kibazo afite. Atandukanye cyane na wa wundi utunzi bitagenda, uhinduranya amamodoka yagiyemo mu gitondo imodoka agendamo, si yagendamo saa sita, si yagendamo nimugoroba, urazihinduranya buri kanya, ariko nyamara urazihinduranya uzi neza ko niyo wicayemo wibuka ko umwana we w'imfura wamutanze nk'igitambo kugira ngo ugure izo modoka. Ariya marira nari yajwi ryuriye mwana watambye n'ubundi rihora rigenda risakuza uri mu modoka, ntabwo ushobora kugira amahoro. Rero umugabo aravuga ngo kugira ngo mbashe kubona imbaraga zo kunesha abangaba, reka ngende afata umwana wanjye mutambe. Umwana wakawa yasimbura se umwami w'ejo hazaza, aramufata aramutamba kugira ngo abashe kubona intsinzi. Rero mbwire ngo abantu birukanka buri munsi bajya mu barozi, murimo murashyira imiryango mu kaga, murimo murashyira abana banyu mu kaga, kuko amasezerano murimo gusinyana n'abapfumu n'abarozi byanga bikunda ari amasezerano agomba kuzubahirizwa. Mubaye mutanakiriho abana banyu ari amasezerano azabakurikirana kugira ngo bajye kwibahiriza. Rero inama yo gutanga niki, ntabwo ndimo gutongana, ntabwo ndimo kubaraka, nifuye gusa ko iyo ubonye ukuntu Satani arimo atwara abantu, ukuntu arimo abica mu bujiji, birebanga ubwoko bwanjye buri muti buzize kutamenya,
abantu barirukanka gusa wabona umuntu yaguze imodoka ya miliyoni 100 uti ngiye natanzwe ukirukanka ngaho za Tanzania ngaho za Kongo mu barozi bakomeye uranabura ibyo bintu nta kintu kimwe bimaze inshuti y'Imana nimureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kose ibindi byose bizaza bidukurikiye niko ijambo ry'Imana rivuga Yesu nashimwe cyane rero wowe ni wowe muntu ushyiraho icyiciro cyawe cyo kuvuga ngo ngewe ngiye gusettinga goals zanjye hari ngiye kwiki intego runaka nshaka kugeraho nishaka kuvuga ngo ngewe ndumva nzubaka inzu y'ibyumba 3 na salo nzagura imodoka yo kugendamo wenda ishaka ibari ya miliyoni 1 cyangwa 500 icyo nkeneye n'intuza ni transport means gusa ikindi cya gatatu abana banjye baziga haba mu ishuri ry'ubushobozi nzaba mfite bazigamo ikindi n'indya nkambara nzajya nshima Imana icyingenzi nkeneye kwitaho ni kimwe n'ubuzima no kwigisha Imana abana banjye no gusenya ibisekuru by'iwacu nubasha gukora ibyo bintu izo ntego wihaye ukazikora ukazigeraho uzaba wabaye successful Yesu nashimwe cyane ariko ntuzishuke ko abantu hari umuhungu umwe twiganaga muri secondary yari yararwaye indwara z'imyijima rwara impyiko noneho ntiyaryaga umunyu ngira ngo ntiyanywaga n'isukari ubuzima bwe ntabwo bwaba bumeze neza noneho ko yari umuntu ufite umubiri munini n'ubundi yahoraga asa nkaho abyibushye ariko mu by'ukuri atabyibushye amatama yari ameze nk'umuntu urwaye bwaki ku buryo ku ishuri bamugiraga ibyo kurya biri special bakamuha ibintu bitari mu munyu bakabimuha akajya kubifata noneho nyuma twaravuyeyo sinzi ukuntu twaje kuganira arimo aganira abwira abantu ko atigiye buriya twiga muri secondary ati najyaga njye gufata ibyo kurya giye n'abandi batarajye bifite isahane yanjye ati nuko nabaga nimereye ati abantu bose bari bakeka ko ndi nk'umwana wo kwa ministeri nkomeye undi nawe aramubwira ati sigaho ati wajya gutambuka bujye tugashinga n'inzara tuvuga ngo bwakira kwisha nta n'ubwishuri uzarishobora twari tuzi kugiye gupfa uriya we muri we aragenda yumva yuko abantu bazi ko akomeye kuko yahawe isaha ye yo kujya gufata ibyo kurya abandi batarajyayo kubera ko we yumvaga ko ari ishema afite nkako abantu batazi ibyo batazi ko ari kubera uburwayi abandi nabo bakavuga ngo uriya muntu ntari hagiye gupfa ahubwo ameze nabi tunuvuga ngo rero wowe ushobora kwibeshya ukavuga uti jewe buriya niyo ngiye ahantu ukamera nka wa mugabo w'umusitare witwa Tupac bavuga ngo all eyes on me waje no turiya abantu bose barandeba baranyemera kuko ndakomeye nyamara abantu barakureba bakagusesengura batari kuri ya muntu nyamara no mutindi wo kubabarirwa nibyo turabyemera afite amazu menshi muri uyu mujyi wa Kigali turabyemera afite imitungo myinshi ariko kandi muzarebe muzamugenzure murebe muzasanga baragupima bagasanga wowe niwe mutindira hanyuma y'abandi baragusengera gusa kubera iki ibicaniro bya Satani biri iwawe mu rugo ushobora no guhura n'umuntu wangire utakira mu amafaranga 1000 akayanga kandi yarakeneye kubera bati ntabwo nafata amafaranga uriya muntu ko uriya muntu se buriya na wabwirwa n'iki niba atari bidayimoni afite impamvu zituma babikeka sino kubikeka niki nuko hari ibintu bishingirwa ko bango uriya muryango harimo igicaniro cya Satani so kwimagina so gukeka sishyari hari ibintu bireberwaho kandi indorerwamo yabyo nta yindi ijambo ry'Imana tubigenzuza ijambo ry'Imana Yesu nashimwe cyane umugabo arabango kugira ngo mbashe kubona intsinzi nuko ndibuze gutamba umwana uyu munsi abantu benshi batambye abana besya batambye abana biracyakorwa hari umuntu umwe ejo mu minsi yashize yarambwiye hari famille y'abaturanye iyo bagiye gushyingira umwana w'umukobwa agomba gushyingirwa nuko muri quartier wabo amago nkanga hebegeranye nawe hagomba kuba hapfuye undi mwana uri mu kigero nk'iki nuvuga ngo uwo mwana atapfuye ntibakingirwa iyo bigeze igihe rero cy'uko umwana w'umukobwa mukuru ageze igihe cyo kujya gushyingirwa abahatuye batangira guhunga muri quartier bamwe bazi Kigali abandi bajya bati byanga bikunda umukobwa wawe yagize igihe cyo gushyingirwa buriya hagiye gupfumwa ko bagomba kujya gutamburiya kugira ngo wabashyingirwe wagira ngo wenda buriya na mahoro ntabwo bishoboka kuko nuvuga ngo uriya muntu bagiye gutamba kugira ngo uyu akingirwe nuko byanga bikunda hari igicanire wabo kibasaba amaraso y'abari abantu Yesu nashimwe cyane ndagira ngo babwire ngo ubwoko bw'Imana ni mureke ubuzima bwacu tubwegurira Imana dusenga Imana twizera Imana nidupfa nta kibazo tuzapfire mu Mana nidukira tuzakirire mu Mana nidusonza dusonza ariko tuzi Imana aho kugira ngo uzajye kujya muri ibyo bintu byo kubaka ibicaro no gutamba abana bawe abantu ntabwo hari indwara zirahari zisanzwe ntabwo zijya zibura
hari abantu twari turimo twize kuba turimo tuganira barimo kuvuga ngo ariko kuki abanyarwanda bavuga ngo nta muryango n'umwe ngo uburamo ikigoryi. Kuri ikigoryi mu muryango ni kuki umuryango ugomba kugira ikigoryi? Ni ukubera nawe uzabyibaza. Yewe ndimo ndigisha, ariko hari ikintu uyu munsi ntashobora kwemerana kumbwira ngo umuryango wose ugomba kugira ikigoryi. Kubera iki? None se kivuka giti? Ntabwo kivuga nko abandi bana bavutse. None se kigoryama giti? Kuki kigomba kugoryama? Kuki uzasanga akenshi imiryango myinshi harimo umuntu byanga bikunda buriya hari uburyo bwinshi bwo gutamba ibitambo. Iyo ugiye kujya ahantu bavuga ngo ndashaka, ukajya kugirana amasezerano na Satani, ukavuga ngo ndashaka ko yewe ngira imbaraga z'ubukungu, ndashaka umukire, bavuga ngo ariko uzajya uduha ibitambo, uzajya ukora ibintu mukajyana amasezerano mukayasinyana. Bashobora kukubwira ngo umwana wawe umwe ukunda, cyangwa se imfura mu bakobwa urayiduha, cyangwa se imfura mu bahungu urayiduha, kugira ngo natwe tuguhe ibyo ushaka. Iyo bamubahaye rero, haba igihe ahinduka nka ofisi yabo. Abo bazimu baraza bakamwicaramo bakamubamo, ukabana nabo mu nzu, kuko wagiranye nabo amasezerano, ugomba kubaha ibyo wabasezeranyije, ukabana nabo mu nzu. Hari abantu benshi ntabwo ari ukuba anyway, reka tubyihorere. Hari byinshi ntari bujyemo kubera ko hari nk'ababumva yuko wenda ari nko kumena amabanga y'ubuzima bwabo, cyangwa se amabanga y'urugingo zabo, cyangwa ibiki, cyane ko atano bawenda ngo mba naragenzemo. Reka mbigarukiriza aho ngaho. Gusa icyo ndakubabwira ni nuko jewe ntemerana na rero amererwa ngo umuryango wose ugomba kugira ikigoryi. Nta mpamvu yo kugira ikigoryi, kuko nta ntanga igenda ari ikigoryi. Nta nubwo avuka uwo munsi yavutse ngo ubone ko ari ikigoryi, ariko ahubwo agoryama yarakuze. Kuki agoryama akuze? Kuki igihe yavukaga, niba buri muryango ugomba kuvukamo ikigoryi, kuki atavutse ari ikigoryi ngo tubibone? Yarangiza akagoryama amaze kuba mukuru. Nuvuga ngo kuriya kugoryama amaze kuba mukuru rero hari ikintu cyinshi nyuma ya buzima bwe cyatumye agoryama. Niba abantu barimo batamba, umuntu agatinyuka akajya gutamba igitambo, ukemera ugatanga umuntu, ukemera ukajya gufata umwana wawe wibyariye ukavuga ngo ugiye kumutanga kugira ngo uzabone ubukire. Nigeze kumva inkuru imwe umuntu yarayinganiriye y'umugabo, sinzi nzongera mubaze neza amusobanurire neza, ariko yanganiriye iyo nkuru y'umupasiteri we noneho yatambye abakristo mu itorero. Aragenda ngo ajya gusaba imbaraga zizamufasha kugira ngo agire imbaraga, agire kora ibitangaza byinshi, yamamare bw'Imana. Itorero riranga itorero ryanga gukura, rikajya ku bantu 3, rikagera kuri 5, rikagera kuri 30, bagasubira ku 10, rikagera kuri 50, bakagenda 40, hagasigara, ku buryo hari igihe kigera umuntu avuga ati ibi bintu ngiye kubivamo. Umugabo arwana n'itorero aho ngaho, arwana naryo, cyagiye abantu bageze nko ku 80, ejo yagira gutya ntihabura ikintu cyiza, hakagenda nka 50, hagasigara 30. Noneho hafi haza undi muntu, araza atangira urusengero, rurakura imodoka, bakire barapakira, baraparika, ibintu byinshi, itorero rirabuminga cyane. Wa wundi ajya kumugisha inama, aramubwira ati narasenze, nayirije, nta kintu na kimwe ntabwo nigeze ngo reka ubutumwa bwiza, nta kintu na kimwe ntakoze, ariko itorero uko ryananiye, ko mbona we muri kure bimeze bite. Undi aramubwira ngo ubwire ibanga, uraryemera? Yarayimubwira, amaze kubimubwira uko bizagenda naho azajya n'ibyo bazamukorera n'ibiki. Umugabo kweri yari mu mwuka w'Imana, ariko ubuzima bumugoye, arabyemera. Amaze kubyemera aragenda ajyayo, ngo ariko agezeyo agarutse arebye ukuntu azajya ahagarara imbere y'abantu, azi neza ko yatambye ubugingo bwabo, azi neza ko yagiranye isezerano yasinye mu izina ryabo wose, biramunanira. Kandi bari bamuhaye condition ko naramuka amenye iryo banga bagomba kumwica. Icyabayeho ni ikirere, umugabo yageze igihe yumva ko agiye gupfa, aravuga ati kugira ngo njye kubikora ntambe ubwoko bw'Imana kuriya, ngiye kwemera bino bintu mbireke, abandi bashaka banyice. Umunsi yagiye aragenda ajya ahantu muri hoteli, ahamagara undi mupasiteri kugira ngo aze amwaturire, namara kumwaturira amusengere. Igihe bari barimo igihe amutegereje akamuhamagara, undi ntiyitabe, ageze amaze kubona atamwitaba, amwandikira message yose y'ubuzima, uko byatangiye, uko byagiye, aho yagiye, n'ibyo bakoze n'ibiki byose.
aranamubwira ati kandi bakana barashaka kunyica kuko nibo bantu banjyanyeyo ayo mabanga yabo bambwiye ko inyama n'abazanyica. Amwoherereza iyo message. Igihe avuye hahandi arimo ataka kuko wa pasiteri yagira ngo amusengere atamubonye, akora accident arapfa. Apfuye igihe cyo kujya kumushyingura, wa wundi ahahugukiye yasomye message muri telefone amuhamagaye baramubwira ngo umuntu yakoze impanuka ikomeye, kumusanga no kumutamusanga birangana. Agiye kugera asanga yamaze gupfa. Iyo message yayisomye ngo barimo gushyingura avuga ayo mabanga yose. Rero abantu kenshi kubera kwihutira gushaka gukira vuba, hari abana b'abahungu hano muri Kigali ambwira story kuko twariganye turaziranye. Ambwira ukuntu bagiye kuraguza, bagiye ku mupfumu bagezeyo bahuriyeyo umwe ashaka gukwepa mugenzi we n'ushaka kumukwepa, birangije umwe arabatarega wikwibe nkwepa kuko ibyakuzanye nanjye nibyo byanzanye. Aha ngaha twese hasi kwa muganga, hasi mu isoko, kugira ngo mviyo navuye nzaha nawe uhavuza aha ibyatuzanye birasa, wikongera ku nkwepa. Niba kugeza na n'uyu munsi tuvugana hari abantu hano muri generation yacu bakifite imyumvire yumva ko umupfumu hari ikintu yakora ku buzima bwabo. Ubwoko bw'Imana ndayabirenge ibintu byo gutamba ibitambo ni mu bigabanya, ni mu byihorere pe. Satani ntacyagira, n'umutindi n'umuhemu gusa, niwo kwica abantu. Ngo ibiri bireva ngo cyamuzanye nta kintu, ngo yaje kwiba, kwica no kurimbura. Ngo abantu rero iyo bamaze kumenyereza ibitambo, umushyira ibitambo buri munsi barabigusaba. Uko agenda bigusaba bimuha rero urimo urashyira ubuzima bwawe mu kaga, urimo urashyira ubugingo bwawe udeje wamaze kuri ubugingo bwawe burimo. Kubera ko Yesu akiri ku ntebe y'imbabazi, nabasaba ko mwahindukira ibyo bintu mukabivamo, mugasanga Imana, mukaturira Imana, mukatura mugasenga Imana ikababarira, mukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo. Uyu munsi turimo turarwana n'ibintu Yeremiya yavuze mu maganya ye ngo badata bakoze ibyaha ngo none twe twikoreye ibicumuro byabo. Uyu munsi turimo turarwana n'ingaruka z'ibintu twebwe bamwe tutakoze byakozwe n'abatubanjirije. Turagimo turagura no gusenya ibicaniro tutubatse byubatswe n'abatubanjirije. Kugira ngo uzabashe kubicika biragoye, ushobora kubyirengagiza nkana ariko byo ntibizakwirengagiza. Ushobora kwirengagiza imbaraga zabyo ariko zo ntizizakwirengagiza. Iyo utangiye kwica amasezerano yasinyiwe ku gicaniro, ndakubwiza ukuri igicaniro ntabwo kikubuza kuvuga igifaransa cyinshi. Igicaniro ntabwo kikubuza kuvuga icyongereza cyinshi. Igicaniro ntabwo kikubuza gutebeza. Igicaniro ntabwo kikubuza kwambara karuvati. Igicaniro ntabwo kikubuza peti nguzanirwa kurya ngo ubyibuhe. Uzarya ubyibuhe, utebeze, uberwe, uvuga igifaransa, uvuga icyongereza, uvuga ibiki, ariko kizakubwira ngo ntabwo narimwe uzigera wubaka. Ntabwo uzigera wubaka. Ibindi bikore, tebeza, urye, ukore ibiki, ariko kubaka ntabwo bizabaho. Ingaruka yo kuba utarimo gukora ibyo bakoraga ukaba utaranagishenye cyangwa se ngo ukivuguruze, kirimo kirakubwira ngo ibindi bikore, ariko ibi ntabwo uzabikora. Igicaniro kirakubwira ngo nta kibazo, uzajya ku mateleviziyo utanga amadeskuru meza, ukora ibiki n'ibiki, nta kibazo tugufite, ariko kondisiyo yindi nta na rimwe ushobora kuzara nibura utanyweye nk'amacupa nk'abiri ya rikeri. Kugomba kujya urara waduhaye natwe twanyuye, ugomba kujya urara wakoze ibi n'ibi. Ayo ma conditions rero bagenda baguha niyo arimo kugenda yica ubuzima bwawe kandi yica n'abana bawe. Ubwoko bw'Imana ndagira ngo mbasabe ngo munyemerere dusenga Imana, dusenye ibi bicaniro. Wowe niba ushaka kumenya ibicaniro by'iwanyu byahabaye, ushobora kuba udafite abawe kuganirira, nta n'ibitabo banditse ngo uzabisome, wenda birimo. Ubwo giyewe niyigisha mfata ibya rusange kugira ngo nzamenye ngo iby'umuryango w'iwanyu n'iby'iwanyu n'iby'iwabo kanaka n'iby'iwabo kanaka. Abafite igicaniro cyo kugumirwa, abafite igicaniro cyo gushaka ariko ntibagumeyo, abafite igicaniro cyo gukenyuka, abafite igicaniro cyo guhora bakennye, abafite igicaniro ibi n'ibi, kugira ngo uzabirondore ngo kwa kanaka mufite kwa kanaka mufite iki, ntabwo byashoboka. Ariko inyigisho yo iyo umaze kuyumva, ijambo riravuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Iyo umaze kumenya, uwo maze kwiga, wamenye, wafashe, ufata umwanzuro. Yesu nashimwe cyane. Iyo ufashe umwanzuro rero iba ari inzira ya mbere yo kubasha gusenya bya bicaniro. Niki kizakubwira igicaniro cy'iwanyu cyangwa se bikigaragaza nibi? Biroroshye kubimenya. Uzarebere ku ngeso zawe, uzarebere ko muvukana, uvuge ngo ese ko giye muri jewe numva ko ntashobora kura narwanye no kureka inzoga yarananiye burundu. Niye mpamvu ituma ntashobora kureka inzoga? Ni gute nkora amafaranga nkoreye mu kwezi nkanywera iminsi 3 agashira? Uzabyibaze, nubyibazaho uzasanga bifitanye isano n'igicaniro kiri iwanyu. Hari igicaniro cyacanywe na basogokuruza banyu,
kiriya kugicika rwose biroroshye kuko bagira n'impuhwe iyo nta mubyeyi wakwishimira ko umwana wapfa nabi keretse iyo mufitanye inzigo. Igicaniro gikomeye cyane ku buzima bw'abantu ni igicaniro cyacanywe n'umuntu mufitanye isano hafi mu muryango, yarangiza akakikuvumiraho akakoherereza ibintu akoresheje cya gicaniro. Kiriya kugira ngo uzakimenye ugicike biragoranye cyane. Naho ibyo mu bisekuru ushobora no gusenga bikagenda bigacika kuko wowe nta masezerano yabyo wakoze. Niba ari ingeso ndazihana, niba ari itabi nanywaga ndarireka, inzoga nyireke, ubusambanyi mbureke, ibintu byose mbireke, nyoboke Imana nsenge, ntago sogokuru azaza kuko ntahari ngo uyu munsi yongere agende yongereho undi muriro ku gicaniro cyangwa yongere atanga ibindi bitambo. Ako igicaniro cyubatswe n'undi muntu w'umunyeshyari ukwanga, ahora yonyegeza umuriro, ahora yenyegeza. Hakaba n'igihe iyo agiye gupfa ahamagara umwe mu bana be akamubwira ati ngwino. Ko buriya umuntu wese bene ibyo bicaniro, iyo umuntu agiye kugenda ahamagara umwe mu bana be akamusigira cya gicaniro, akamubwira ngo kwa kanaka bari ubona buriya ubuzima bwose twagize, ubona abana bacu bashaka bakagumayo, ubona amatungo yacu yororoka, ubona ibintu byose bigenda neza, nuko hariya kwa runaka tujya gutamba igitambo kugira ngo ibyakabaye iwabo bize bibe hano iwacu. Umugisha bakagize turawuzana twebwe tukawutwara. Tuwutwaza iki rero? Dufata igitambo tukajya gushaka umupfumu tugatamba, tukavugana nawe aya magambo, tugakora n'amasezerano, yarangiza akabikora. Nawe uzasigara ubikora, niyo mpamvu nibwo muzahirwa. Nutabikora bazabacaho, bazabasiga, bazakira, mwebwe muzakena. Yamara kumusigira cya gicaniro agasigara agikora. Iki ngiki rero kugira ngo ntabwo ushobora kukiginoringa ngo bishoboke, bisaba kugisenya, kandi kugisenya nta kundi ni ugukizwa, ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, warangiza ukinjira mu masengesho yo kubohoka, ukarwana n'iki gicaniro ukagisenya. Wamara kugisenya, uriya muriro wacyo urazima. Wamara kuzima, uriya watambaga ibitambo ntashobora kongera gusubizayo. Ndakubwiza ukuri, ushobora gusenga umuntu ntazapfa yongeye kubona igitambo cyo gushyira umupfumu. Yesu nashimwe cyane. Atihannye ngakizwe, buriya wasenga Imana ukamwambura ibintu byose yatambaga ku buryo atazigera abona n'inyoni yo gutwarayo, atazigera abona n'inyoni yo gutwara hari. Uwo munsi uzabohotse. Ariko nimubaho gusa ukabyiginoringa ukavuga ngo buriya ni bisanzwe, ni nkuko ni ibyago byaberaho. Kuki ibyago biza kuri wowe? Kuki byibasira wowe? Kuki byibasira mwebwe abandi bibasira? Rero ndagira ngo mbasabe dusenga Imana, dusenye ibi bicaniro. Wibisuzugura kuko urabisuzugura bizagusuzuguza, uzabyirengagiza, ariko byo ntabwo bizakwirengagiza. Byanga bikunda birahari. Yesu nashimwe, birahari. Ntabwo bizabe wowe nuvuga ngo ngewe nkanjye ntabwo nabikoze, sinanabyemera, ariko byo birakwemera kuri wabyo warabihawe, bizagukoresha. Hari uburenganzira biguha, ariko n'ubundi burenganzira bitaguha. Igitambo ntabwo cyica umuntu burundu. Hari uburenganzira bumwe kikwaka, hakagira ubundi burenganzira kikurekera. Gishobora kukwambura uburenganzira bwo kwiga, ariko kikakwemerera gushaka. Kandi nanone ugasanga rwa rushako kiguhaye ntacyo rukumariye. Gishobora kukwemerera uburenganzira bwo gucuruza, ariko kikakwima uburenganzira bwo kuzagira kuvuga ngo ujye ucuruza bijye bihora bigucika. Ntabwo bigucikira handi wa wundi watangiye igitambo niwe bitwara. Ugahora na mangazini, ugahora n'ibiki, ariko udafite icyo ugeraho ku buryo bigeze n'igihe n'imyenda gucikiraho. Rero ntimuzapfe gusuzugura ibintu, uzabisuzugura ariko byo ntabwo bizakwirengagiza. Uyu munsi birahari, biragaragara, abantu bamwe ntabwo babyemera, ariko rero abemera ko bihari nimureke twisengera Imana tubisenye, kandi tumara kubisenya bazabona ko twavugaga Imana kandi hari. Yesu nashimwe cyane. Irabwiye ngo Imana tuvuga ni Imana ihari, ni Imana yumva, ni Imana ishoboye, ni Imana itananirwa, ni Imana yaremye buri kintu cyose kandi ifite ububasha kuri buri kintu cyose. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo dusenga n'Imana muri aka kanya. Data mu izina rya Yesu, Imana ikomeye, Imana ihambaye, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana y'amaboko akomeye, Imana y'ubwenge, Imana y'ubuhanga, Imana y'ubumenyi, Imana y'ubushobozi, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana itegeka byose. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turasenya ibi bitambo byatambwe mu izina rya Yesu. Ibitambo byatambwe mwami Imana turabisenya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyo batambye bavuga amazina yacu, ababitambye ngo tuzananirwe, ababitambye ngo tuzasubire inyuma, ababitambye ngo tuzatsindwe, ababitambye ngo tuzagira icyo tugeraho,
babo, ababitambye ngo tuzaba abagaragu babo, turabisenya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turabisenyesha amaraso ya Yesu Kristo, turabisenyesha umuriro w'Imana, turabitesha agaciro muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakubita hasi imbaraga z'umwijima zose, turananiza imbaraga z'abadayimoni n'abakonikoni bose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Mana yaremye isi n'ijuru, turubaka igicaniro cyawe mu izina rya Yesu. Turasaba imbaraga zawe mwami, turasaba umugisha uturutse kuri wowe mwami, turasaba ubwiza bwawe data, turasaba umugisha uturutse kuri wowe mwami. Turirukana imbaraga z'umwanzi zose, turasenya turarimbura imbaraga za Satani n'abadayimoni be. Turatesha agaciro amagambo yavugiwe hari amazina yacu banditse bakayatwara ku gicaniro cy'umurozi, bakatwatura amagambo mabi muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turayasisha amaraso ya Yesu. Reka Yesu Kristo amaraso yawe yandi yamenetse ku musaraba igorogota, yandi yadutunganyije tugahinduka bera, yandi yadukuyeho ibyaha byacu, reka genda sibe ari amazina yacu mwami, ari amazina yanditse hari kuri kiriya gicaniro cy'umurozi. Turayasibisha amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu murozi niyongera kudushaka ntazatubone, naduhamagara ntazatubone, nahamagara ibyacu ntibizamwitabe, nashaka umugisha wacu ntazawubone mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasenya turakongora imbaraga z'umwanzi zose, turajugunya mu nyanja y'umuriro n'amazuku mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Mana yaremye isi n'ijuru, turahamagara ubwiza bwawe, turahamagara umugisha wawe, turahamagara kugirirwa neza nawe. Reka mwangu dushyire inzira hatari inzira, reka udushumbushe ibyacu twanyazwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze wakarama kuri Imana igira neza, icyubahiro cyose n'amashimwe no kumera n'ibyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Imana yamwijije umugisha, mugira amahoro y'Imana.